nkambi uhabayeho nk'umusitari koko birumvikana bigi nta muntu utakuzi mu nkambi n'ije ndashobotse no hanze y'inkambi urishizemo imbaraga wamenyekana hanyuma bigi abahanzi n'agatama bimeze bite abahanzi yo kubijyanye n'agatama ntarabyumva barakongeza ariko akenshi marke ni bwa bundi bavuze kabisa ni bwa bundi basomye mu misa ni bwa bundi bavuze hano rukuri bakagabwa hibitero yo bakunda da ngwa mu shane ry'igitabo kandi mu tari kaburimbo Oguye mu shane ry'igitabo magamamo ikabutura ifatanye n'utuguru tugandi kuri leta n'ukuboko n'akazi wabaye hamwe ngo ni yewe nayo nabaye nasi The mic sinago sikugati gito naje ku muvuduko umeze nka moto baje gusuhuza ise murakoma nabuye na Messi nzira gatama maniga nakunze dore story nige yararyamye araramuka afite na cash yakoze fuka yubatse itasha agura gutakaji agura makangu bina mupakaji umwe mu sister anapufuka yabanizo twetsi agahuka niga ntiyatinze arariyo kaji amujyana bale barasibuka kumenya mukobwa ntiyashonaga niga dipushayi karabutaka yabonaga badaso agahubuka yaregwaga ke narababwiye uno mwaka kuri Bleveland TV amagambo ni makeya bikorwa ni byinshi komeza ukurikirane Bleveland TV ndabasuhuje aho mwese muherereye waba uri mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba bw'u Rwanda kurikirana Bleveland TV kanda subscribe kwa kumutuku urabuduhaye inkunga yawe uduhe na comment na share utubwire ko ibintu bigomba kugenda asige tukore ibintu gushimishe kandi bimeze neza uno munsi bafitiye umuntu kandi ukaze ntago muvuga araza kwivuga ariko icyo nzi cyo araza kubashimisha kandi turagenda iganiro cyiza cyane nabwiye ko uno mwaka ni tarazi inkambi zose zishoboka mu nguni zose zishoboka turazigeramo kandi turazibereka za mpono zarapfukiranwe turazishyira hanze Gendi Paul we urinde niba unkurikanye koko iryo zina ryo rishyire muri comment kandi ndabigusabye binkorere nk'umuntu wanjye Okay ngira muri kumureba n'umusore kandi namwe murabona ko ewana nije kabisa ni boga ariko nanjye urabona ko nanjye ndimo nabyukiye kandi mukazi ngiye nawe turi kumwe salama musaza bimeze biteze abasi ewana komera rero bimeze bite rero gahambwira nawasi bagenda neza muri amazina yanjye ni The Big Marke ni bwa bundi bavuze kabisa ni bwa bundi basomye mu misa ni bwa bundi bavuze hano rukuri bakagabwa hibitero yo bakunda dapo basonika message paka bageze ku ntego Senagos yap mwamumvishe ni big papa Mike papa Mike sasa hanyuma papa Mike ibintu uvuga ubikura ibintu mvuga rero bikora ahantu hatandukanye mu buzima busanzwe uko ndiga ubuzima bwa buri munsi ku bantu bakuru ku bana bato iki nandi henshi cyane kanza muri rero byose senguye nibyo mbasha gukoramo imirongo hanyuma bigi ikibazo ngena kubaza kandi nundi wese dukurikiranye kuri Bleveland TV ashobora kwibaza bigi ni umuhanzi cyangwa araho ngaho gusa arigendera ntago ari umuhanzi nibyo ndi gusabizamo bigato bikora direct ndi umuhanzi kuko ndandika nkanaririmba nyirizina donc uri byose niko bimeze mwe hanyuma bigi ubuhanzi bwawe mu byukuri wabutangiye ryari bwatangiye gute bwari bundimo kuva kera najya nkurikirana indirimbo z'abandi bahanzi bambanjirije cyane cyane muri hip hop mu gihe cyabamaho Boni nari umwana ariko nagiye nkurikirana utuntu twinshi by'uko bimeze noneho ntabwo byarangiriye aho nagiye numva n'izindi ndirimbo zitandukanye zikoze muri rap bituma ngira inganzo ya rap cyane ko n'ubuvanganzo ari byo bintu byane nabyo nize yego nuko kuvuga ngo rero nagombaga gukora ubuhanzi kuko bundimo n'amafite n'ubushobozi bwo kubukora hanyuma bigi umuntu yakwibaza ubuhanzi mu nkambi kugeza uno munsi uhagaze gute bumeze gute imbogamizi mpura nazo niziye kugeza izi saha ubuhanzi bwanyu biteye gute ubuhanzi bwo mu nkambi rero abenshi ubuhanzi bano mu nkambi ntabwo turagira gahunda ifatika y'umurongo unoze bitewe nuko hari ibintu nari napanze kugira ibintu ubundi bigende neza mu buryo hagomba kuba hariho komite runaka ikurikirana ubwo buhanzi yaba abakorerabushake cyangwa se abaterankunga bakamenya ngo abahanzi bari mu nkambi naba ibyo bakeneye ni ibi bimeze gutya na gutya n'ikindi twagiye tunabivugaho ariko nubwo inkunga itaraboneka gusikisha abahanzi nuko turi mare zo organize ntabindi
nuvuga ntago muragira gahunda, buri wese akora utuntu ku giti cye cyangwa se babiri cyangwa batatu, ariko nabwo akaba atari ibintu bigira umurongo uhoraho ku buryo byakorwa mu buryo burambye. hanyuma bigi uvuze ku cyitwa ubuhanzi. Dufite ubuhanzi bwinshi cyane, hari ubugeni, hari indirimbo, hari imivugo, hari injyana zitandukanye. Ugiye muri ibyo byose uza gusanga ko wamugani batari organize. Ni iki none cyakorwa nibura bwa buhanzi bushobora gutunga abantu, kuko tuzi ko ubuhanzi bwinshi butunga abantu? Ni iki kibazo no kwa mu rubyiruko rwo mu nkambi cyangwa se n'abandi bose kugira ngo nyine bya bintu bigira umurongo koko nkuko bivuze, tutite ku baterankunga bari buza, ariko twebwe ubwacu dukora iki? Icyo tugomba gukora twebwe rero, twe turasaba ko abahanzi ubwacu twabona akanya ko guhura tukaganira, twungurana ibitekerezo, tukareba ibyo twakora. Nayo maklipe ntiwayakora udafite abantu mukorana bya hafi kandi bafite bahuriye n'umuziki. Ni byinshi tuba tugomba gukorana tugahuza mbega, hanyuma tukishagamo ubushobozi bushoboka, ibidashoboka tugasaba abaterankunga ubufasha bubonetse tugakoresha neza gutyo, kandi bugakurikiranirwa hafi kuko tuba dufite uburyo twegeranye turi organize, twumvikana byaba ngombwa tugashingana komite. Ariko tugasaba ko n'abandi bose bazareba aya mashusho, aho uwari wese uzagerwaho n'ubutumwa azamenye ko muri Gihembe hari abahanzi b'inzego zose kandi bakeneye kuzamuka ku nkunga ije mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma Bigi, twihuse cyane kandi dukubita tubangura, ufite indirimbo zingahe ziri hanze? Indirimbo ziri hanze ni nk'eshatu. Imwe waba uzi mu by'ukuri gudukubiteremo kapera kwera igifuru noneho iyo wemera cyane muri izo ngizo. The Mike sinagose ku gati gito, naje ku muvuduko umeze nka moto, baje gusuhuza ese murakoma, nahuye na Messi nzira gatama, maniga nakunze dore story, nige yararyamye araramuka, afite na cash yakoze fuka, yubatse itasha agura ubutakaji, agura amakangu bina mupakaji, umwe mu sister anapufuka, yabona izo dreads agahuka, niga ntiyatinze arariyo kaji, amujyana bare barasimbuka, kumenya mukobwa ntiyashonaga, niga dipushayi karabutaka, yabonaga badaso agahubuka, yarebwaga aka Bigi wa Bigi, urumva injyana afite Snagos irakubita kandi mu by'ukuri ifite ireme. Hanyuma Bigi, indirimbo zawe mu by'ukuri zishobora kuri radio ni nkazingahe? N'ubundi gukora izi eshatu, hari n'izindi nyiri kunoza neza, ntago urumva abenshi abo twajya muri system neza, urabona mikoro cyane cyane muri bya COVID-19, ntago abantu banyeganyega ngo babone amafaranga neza, ariko nibigenda neza zishobora kuzaboneka ku bwinshi no mu minsi iri imbere. Buryo ki n'abandi bahanzi naganiye nabo bakiya tugenda duhura, bambwira ko nabo ahinca ruko nkuko bari gutegura, mbega Gihembe igiye gutwika. Hanyuma Bigi ku buzima busanzwe bwo mu rugo, wambwiye ko ufite umwana, uho mu rugo bimeze bite? Murugi wanje ni sabatu. Madamu wakira gute ubuhanzi bwawe? Arabwakira kuko na mbere yuko tumenyana byagutse yarabizi neza ko ngivunda music, nkunda rap by'umwihariko, ndetse icyo gihe najyaga ndapizanye n'izabandi akabyumva biri kugwamo, akabona inshuti zanjye ari abahanzi, urabona DJ Hayiri, ba Dinko, ba Don Detox, ba Mafsent, ba Mutabazi n'abandi benshi cyane, ndanabasuhuje peace up. Abo ngabo nibo twabaga tugenda duhura tukaganira ku byerekeye music, ugasanga ni neza, bakabona ko nyine system n'uburyo nshaka kuba ari ubwagihanzi. Hanyuma reka rero twinjire neza mu kiganiro nyirizina, kandi twinjiramo ku buzima bwawe nk'uko ubayeho mu nkambi. Mu nkambi uhabayeho nk'umusitari kuko birumvikana Bigi nta muntu utakuzi mu nkambi, n'ije udashobotse no hanze y'inkambi urishizemo imbaraga wamenyekana. Hanyuma Bigi, abahanzi n'agatama bimeze bite? Abahanzi yo kubijyanye n'agatama ntarabyumva, barakongeza ariko akenshi hano mu nkambi ubuyobozi bwa leta ndetse n'ubwa HCR nyizina bushinzwe impunzi by'umwihariko bagize uruhare rukomeye mu guca ibiyobyabwenge, harimo n'inzoga zikakaye zisindisha urubyiruko. Abenshi bagiye babivaho gahoro gahoro, hasigara abantu bakuru, ariko nyine mu gutwika bari gutwika mu rugero, nawe urabyumva. Ntabwo ari kunywa za zindi kireme kwita, kunywa gake ushoboye umva wakontorora, bakaba bakubwira bati kuva umuhanzi vayo hano
kugira akantu kubita ukaburi ready ntabwo waba wuzuye hayi za danje umuhanzi ngo bizave ntabwo byahura n'Imana yari yose waba ufite itizima hanyuma Big dukomeje kukira ikiyobya bwenge kuri kira Breviron TV ikiganiro ni cyiza cyane kandi Big turagushimira mu byukuri ikiganiro duhaye hanyuma Big iyobya bwenge n'urubyiruko bibona gute nize ngamba abantu bafata nk'abahanzi noneho n'uruhere mufite kugira ngo rwa rubyiruko rubira iyobya bwenge bibavemo ibiyobyabwenge nta kindi ni ukongera kugarura gahunda zijyanye n'imikino aho urubyiruko rubarizwa ndavuga mu nkambi ya Gihembe byari bihari mu bihe byabanje ariko ubu ngubu nta bigihari wenda amikoro yabaye make cyangwa se byagenze n'ukundi ariko ntabwo hagombaga kuburana dukeya siporo ihuriza hamwe urubyiruko umuziki n'ubundi buhanzi muri rusange buhuriza hamwe urubyiruko n'abantu bakuru bakabonera n'izindi nama zishamikiyeho zitandukanye zibarinda ibiyobyabwenge n'ibindi nk'ibyo noneho rero twebwe nk'umuziki abahanzi bose tugomba gukorera hamwe tukumva neza ko ariko abashirira kare mwebwe mu bimwe nuko babivuga yego bamwe muri twe ni bamwe muri twe ariko hari n'abatabiba banguroga ndakakwambura cyane mwazabiretse reka ntabwo twashobora kuvuga ngo wenda bose babireye icyarimwe nicyo cyifuza ariko biragoye gusa twifuza ko bose babivaho icyarimwe abahanzi nkabasaba kujya dushyira mu ndirimbo dukora ubutumwa bufite buhuriye no kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zitateganijwe hanyuma Big urakoze cyane tukira aho ngaho noneho akabazo kanyuma kamatsiko cyangwa kubaza Big wemera Bible nemera Bible nemera Bible ayikurikiza mu buryo bwanjye avangamo n'indi myemerere itandukanye iyo myemerere yawe itandukanye kugira ngo tubihuze kuko byose biganisha ku kintu kimwe iyo myemerere yawe ni iyihe rero imyemerere yanjye nemera ko umuremyi runaka cyangwa imbaraga runaka zagize uruhare mu kurema ibihugu byose nasanze nanjye ubwanjye arahari byanga bikunda afite n'inzira yateganije ubuzima bwacu bwa buri muntu aduha n'inshingano yo kuburinda ubwo Bibiliya n'ubwo urayemera utayemera se utayemera yaba afite impamvu zindi zitandukanye yashingiraho nawe ntiwamurwanya umwana abantu bose bakuriye hano muri iyi nkambi bazi neza ko nakoze ibintu bya kurubasi cyane ubwo rero twajyaga duhuriramo n'impanuka zitabarika ariko tuzivuge tukazihisha noneho umunsi umwe naragiye njya hafi y'umuhanda aza abana barandega barambwira bati uzi n'ikindi uyu mwana kurusha amaroni n'ikimenyimenyi ngo ntiwaterera 6 reka watsindwa ndavuga nti bishoboka bite avuga ati reka nze nkwereke naragiye nakubitaga imirabyo bana barakuze kera imiyaga ikaza ari nk'inkuba nyine narayikubise none ngize hanyuma naryewe ngize ngo najye saruto ndazamuka ngwa mu shami ry'igiti kandi munsi ari kaburimbo waguye mu shami ry'igiti magamamo ikabutura ifatanye n'utuguru nsigara ndi kuri leta n'ukiboko n'akasi wabaye hamya ngo nini yewe naye nabaye nasiri wabaye nasiri okay Big rero urakoze cyane hanyuma dusoza kino kiganiro kuri kina Breviron TV kora subscribe wangaho musi iyo nkuru twakoze niba wabikunze uduhe like utange na share wisangiza abantu ngo bamenye Breviron TV ni yawe ni yacu jya muri kumwe ni kwiza raporo wowe ukinde bakuri Breviron TV ninde binyereke muri comment umbwira izina ryawe Big dusoza dukubitira kapira mu ndirimbo yawe umwe noneho yatanje aravuga ati noneho Big aranyemeje hita kempo hita inkambi katazaho n'urutambi twaranye ubu butaka nta marembi twose dufite imikumbi amagana n'ibihumbi tukanagiye mudende mu mivumbi tubasiga nta nirimbi none ubu turi igicumbi tubarizwa igihembe lafu yaho n'amahembe duseka tubonye pembe yamtirya na nk'urwembe niyo yaje ku ruhembe mu kurisha ibihugu by'ibudembe byagutinze ukarya umwembe niko tumera igihembe gusa twe turi ubukombe gucya dukwiye igikombe ni subscribe kuri Breviron TV njyewe guhanzwe rw'abantu bari kwizera Paul duhe like comment and share kumwe n'umuhanzi Big Jam Big Papa Mike urakoze cyane sawa murakoze cyane rero kora subscribe kuri Breviron TV njyewe ari kwizera Paul thank you